ikaze. Akenshi usanga abantu bakora amarejime batayamaramo kabiri, wamubaza byagenze bite ko duherukana wafashe ingamba uvuga ko ugiye kwiyitaho, ugiye kugabanya ibiro, none nkambona ibintu warabivuyemo byagenze gute? Agahita akubwira ati wapi, inzara yari igiye kunyica. Inzara yari igiye kunyica, ndavuga nti singiye kwicwa n'inzara, ndavuga ni kama mbaya mbivuyemo. Ngiye kukubwira ibintu bishobora kugufasha kugira ngo uticwa n'inzara kandi ugata ibiro nta kibazo na kimwe ugize. Icya mbere ni isahani uriraho. Isahani buriya ntabwo tuhita tuyitekereza iyo turimo kuvuga regime cyangwa se umuntu ashaka guta ibiro. Akenshi uhita wumva yuko iyo ibiri ku isahani nyine bijyanye n'ibyo wiyemeje gukora, wenda tuvuge niba ugiye gukora keto, nimba ibiri ku isahani byujuje amahame ya keto, niba ugiye gukora rééquilibrage alimentaire, niba ibiri ku isahani bijyanye na rééquilibrage alimentaire, nimba ugiye gukora regime méditerranéenne ibiri ku isahani, mbega regime zose wahisemo gukora niba ibiri ku isahani byubahirije iyo regime uhita wumva ko ibintu byose byakunze. Nyamara ukibagirwa isahani. Isahani buriya kubera yuko tuzi yuko nyine kugira ngo umuntu ate ibiro ni uko ibyo winjiza biba byagabanutse ugereranyije n'ibyo ukoresha, ni ukuvuga amakalori ava mu byo kurya aba yagabanutse ugereranyije n'amakalori umubiri wawe ukeneye ku munsi. Ibyo ngibyo turabizi, ntabwo ari byo turimo kuvuga ahangaha. Iyo umuntu agiye gukora regime ugahita ufata nyine bya biryo ukabigabanya kugira ngo ubashe kunanuka, isahani aho yita yinjiriramo rero, iyo ufite isahani nini wari usanzwe uriraho ugashyiramo ibiryo bikeya kubera yuko nyine ugomba kugabanya kantite y'ibyo winjiza, isahani ugashyiramo uturyo nyine ukabona ni dukeya, ubwonko bwawe iyo bubonye iyo sahani ikintu cya mbere wita butekereza bita buvuga buti ikintu kijyanye no guhaga cyo ni ukukibagirwa, ntabwo kirimo muri gahunda. Kandi ubwonko iyo bumaze kumva yuko utari buhage, niyo warya iki ntabwo ushobora guhaga. Ni handi wisanga waruye ibiryo neza, rushe imwe y'umuceri ushyizeho agaproteine amagi yawe 3, ushyizeho imboga rushe 3, ukavuga uti rwose ibintu bimeze neza. Wamara kurya ukumva ntaho washize, ukisanga swat ushyizeho indi rushe ya 2 y'umuceri, cyangwa se ufashe ikindi kintu ugasanga ibyo wari wiyemeje kugeraho ya deficit calorique wari urimo gukora iranze. Ibi ngibi rero kugira ngo ubikemure ahanini ntabwo ari uko bya biryo wari ari bikeya, ahubwo ikibazo ni ubwonko bwawe bwabonye isahani irimo ubusa uhita bwanzura ariko mutari buhage. Ubwo uko byagenda kose guhaga ntabwo byakunda. Birumvikana rero isahani ni ukuyihindura. Niba wiyemeje gutangira urugendo rwo kuboneza ibiro, ushaka guta ibiro, hindura isahani. Fata isahani ntoya ugereranyije n'isahani usanzwe uriraho. Amasahani agiye arutanwa, haba harimo amasahani manini asanzwe abantu bariraho, ariko harimo n'indi sahani ntoya iyo bakunda kwita assiette à dessert. Iyo ngiyo byaba byiza iyo ukoresheje. Niyo udafata kamwe gato cyane, hari indi ya moyenne ukagenda ugabanya buhoro buhoro kugira ngo bikorohere. Icyo hangawa uba ugamije ni kugira ngo nushyira amafunguro ku iyo sahani, isahani ibe yuzuye, ku buryo ubwonko nibubona iyo sahani buhita bubona yuko buri buhage ntihagire ikibazo na kimwe kiza kuvuka. Ikindi kintu gishobora kugufasha gutuma utaza kugira inzara bikaza kuba intandaro yo gutuma regime yawe uyivamo, ni ukunywa amazi ahagije. Amazi afite akamaro kanini cyane ku mubiri wacu, adufasha mu bintu byinshi bitandukanye kuko nk'uko tubizi umubiri wacu ugizwe ahanini n'amazi. Ibintu bijyanye n'umubiri kwisukura bikunda iyo harimo amazi. Amazi nyine arafasha cyane, ariko aya mazi ahangaha ngiye kukubwira, usibye ibyo byose nari maze kuvuga byiza bituma tugomba kuyanywa kugira ngo impyiko zikore neza, kugira ngo ibintu byose bigende neza, amazi azagufasha mu gutuma udasonza. Amazi azagufasha mu gutuma udasonza nunywa amazi ku kigero gikwiye. Amazi azagufasha gutuma uta ibiro nufata amazi ku kigero gikwiye. Ushobora gupima ikigero cy'amazi ukeneye kunywa ku munsi, ufashe ibiro byawe ukagabanya na 30, igisubizo ubonye ukaba ariyo mazi unywa muri litiro. Tuvuge niba ufite ibiro 90 ukagabanya 30 ubona 3, ubwo ugomba kunywa litiro 3 ku munsi. Birumvikana ibi ngibi mbere yo kubikora urabanza ukabaza muganga akakubwira akurikije niba hari indwara urwaye cyangwa iki, niba kuyanywa gutya nta kintu byagutwara, ariko muganga akwemereye ubundi ni gutyo umuntu abipima. Noneho ayo mazi rero ugomba kuyanywa mu bihe bitandukanye, ntabwo wicara ngo unywe ugotomere litiro 3 zose uhita uzirangiza. Uyanywa buhoro buhoro kugira ngo uze kubona umusaruro. Iyo ushaka guta ibiro rero amazi ashobora kugufasha ukayanywa mu buryo buri strategique kugira ngo aze kukugabanyiriza inzara. Akenshi hari n'igihe umubiri ukubwira yuko ushonje ariko wanywa amazi kumva inzara iracubye. Ibyo ngibyo nabyo bishobora kugufasha gutuma iya nzara ituma regime yawe ipfa utayumva cyane. Ushobora kunywa amazi
nk'ikirahuri iminota 20 mbere yuko ufata amafunguro, kugira ngo nujya kurya utabushonje cyane cyane, ahubwo mu nda habe hari ikindi kintu cyagezemo. Hari n'igihe wumva ushonje mu by'ukuri ariko atari inzara, cyane cyane mu masaa 4 mu masaa 3 kumva urashonje ariko atari inzara. Iyo unyweye amazi make uhita wumva inzara igabanutse. Ubashije kubona amazi y'akazuyazi yagufasha cyane gutuma yanzara utayumva, ugakomeza nyine gahunda yawe ukaza gufata amafunguro ku masaha wahisemo gufata amafunguro, utavuze ngo inzara yanyishe ngo ndya umuneke, ukaba wishe ya deficit calorique yawe, umusaruro ukabura wubuze regime ukabura yishe. Ikindi kintu cyagufasha guhangana n'inzara rero mu gihe urimo gukora regime, nuko ureba ibyo kurya noneho tugeze ku isahani ibirimo nyirizina ni ibiki ushyiramo. Bitewe n'ubwoko bwa regime wahisemo gukora, gerageza gushyiramo proteine zihagije. Hari ikiganiro twakoze kuri proteine, ndaza kugishyiraho hano, ugende ukirebe wumve neza proteine ukeneye kurya ku munsi ziba zingana iki, kugira ngo bigufashe kubasha gukora regime yawe neza. Ubwo rero nabivuze ngo ugomba kwitwararika igipimo cyawe cya proteine ukakigezaho. Impamvu nuko proteine yuzura mu nda kandi ntabwo umubiri uyigogora vuba, digestion ya proteine ntabwo yihuta cyane, bigatuma umara umwanya munini udahise usonza. Icyo gihe yanzara nta hantu ushobora guhurira nayo. Ikindi ku isahani wibuke cya kimwe cya kabiri cy'imboga duhora tuvuga, kuko imboga ziba zirimo amafibre menshi n'amazi, ntabwo zo ziba zifite amakalori menshi, noneho ushobora kuzirya ku bwinshi hanyuma igifu kikuzura, inzara ntuyumve. Birumvikana bitewe na regime urimo gukora nabyo wabirebaho, kuko nko muri keto akenshi ntabwo bafata imboga, ariko izindi regime nyinshi zitandukanye imboga ziba zemewe. Wajya ufata imboga nyinshi zihagije kugira ngo za fibre zazo zijye mu nda, wumve inda yuzuye, inzara ntize kugufata, regime yawe uyikomeze nta nzara ikubujije kwikomereza regime yawe. Ikindi kintu gishobora kugufasha guhangana n'inzara mu gihe muri regime, igihe ugiye kurya ntagire ikintu na kimwe kikurangaza. Niba ufite telefone, hari televiziyo, ubihunge, wicara ahantu wiherere urye utari kuri telefone, utari no kuri televiziyo. Ibi biragufasha iki? Ibi biragufasha kuba conscient y'ibyo urimo, ukavuga uti ndimo kurya amafunguro ukayarya urimo kuyafiringa, niyo niko navuga, bituma uhaga. Ariko iyo uri urangaye utazi ibyo urimo gukora, ushobora gushiduka wamaze n'amasaha 3 utazi yuko wayariye. Biba byiza rero ufashe umwanya ukicara ahantu hiherereye, ugafata amafunguro yawe utuje, kugira ngo abashe kukwinjiramo neza kandi uhage. Ubundi batubwira yuko byibura umuntu akwiye kumara iminota 20 arimo gufata amafunguro, ugafata umwanya wo guhekenya neza witonze, igifu kikitegura ko nyuma y'iminota 20 nibwo ubwonko ushobora gutangira gutekereza ko buhaze. Biragoye ko uriye munsi y'iminota 10 ubwonko bwawe bwumva ko wahaze. Uzarebe hari n'igihe urya vuba vuba ukumva ntuhaze, ukiyongera, wamara kwiyongera wageramo hagati ukumva urahaze kandi wamaze kubyarura. Ikinyabupfura kiba kikubwira ngo ibyo wari ugomba kubimara, ukabura ariye n'iki ntabwo aribyo ndi kuvuga hano. Ariko icyo nari nkubwiye, mu gihe ugiye gufata amafunguro, icara ahantu hatari ibirangaza, telefone ushyire ku ruhande, umutima ushyire ku mafunguro, kugira ngo ubashe guhaga, uhazwe na ya quantité yawe wemerewe muri regime urimo gukora, utongeyeho ibindi by'umurengera, uzabona umusaruro. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi twarebeye hamwe ibintu bishobora kugufasha guhangana n'inzara mu gihe uri muri regime. Ko hari abantu benshi regime zinanira kubera yuko inzara ibaye nyinshi, kandi birumvikana ntabwo umuntu yakwihangana kwicwa n'inzara. Twabonye yuko mu gihe ugiye gutangira urugendo rwo kuboneza ibiro, ari byiza ko uhindura isahani uriraho, ugafata isahani ntoya ugereranyije n'isahani usanzwe uriraho. Twabonye kandi yuko kunywa amazi akwiye kandi mu gihe kiri strategique bishobora kugufasha guhangana n'inzara, kuko akenshi hari n'igihe umuntu aba yumva ashonje kandi nyamara ari inyota afite, wanywa amazi inzara igacuba, ntibize gutuma urya ibyo utateganyije ngo bikwicire regime. Twabonye kandi yuko mu gihe ugiye kurya ugomba kwitwararika amafunguro yawe, cyane cyane proteine, ugafata proteine iri ku kigero gikwiye, ariko kandi n'imboga nazo zikaba ari nyinshi kugira ngo bize kugufasha kumara umwanya munini uhaze, utaza kumva inzara bikakwicira regime. Ikindi twabonye ni uko ukwiye gufata umwanya uhagije kandi ukiherera mu gihe ugiye gufata amafunguro, nta birangaza, nta telefone, nta televiziyo, ugafata umwanya ugahekenya amafunguro yawe, ukamara byibura iminota 20, niyo yaba 15 mu itangiriro, ariko ugafata amafunguro nta kindi kintu kikurangaje, utarangaye, kugira ngo ubwonko bwawe
bubona igihe cyo gutanga amakuru ko uhaze, noneho bitaza kuba impamvu yo kwiyongeza ngo bikakwicira deficit calorique ugasanga umusaruro w'ibyo wiyemeje urawubuze. Nizere ko wakanze subscribe. Niba utarayikanda, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora. Ndagusabye kanda subscribe. Hanyuma niba ibyo twaganiriye byakunyuze, ukande like. Usangize bagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye amakuru akubiye muri iki kiganiro. Ukande no ukazogera kugira ngo ujye ubona notification igihe hari ikiganiro gishyashya gisohotse. Niba hari ibyo wifuza ko twazaganiraho, wabitwandikira muri comment. Hari n'inyunganizi, ibibazo cyangwa se ibitekerezo, nabyo wabitwandikira muri comment kugira ngo tubashe kungurana ubumenyi twese tujyanyemo. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.